Mwaramutse bene data, muraho neza, igitondo cyiza. Turagarutse muri bya byigisho byacu, tugeze ku ngingo ya nyuma y'iki cyigisho. Nk'uko tumaze iminsi tubabwira, turi ku cyigisho cya nyuma cya 13 kitubwira ngo imperuka yari yarahanuwe. Rero nshuti, nimuze tubane muri iyi ngingo ya nyuma, kandi tubararikira kuzakurikirana ibyigisho by'igihembwe cya gatatu kizakurikiraho. Rero turi kumwe na mushiki wacu, reka tumwakire abasuhuze kandi abibwire, noneho dukomeze. Muraho mwese bene data, turabashuhuje cyane, abari hafi abari kure, mwese mugubwe neza. Nitwa Mukandutiye Rusi, turabakunda cyane kandi turabararikira kubana natwe. Murakoze cyane, reka dusenge mbere yuko tujya mbere mu ngingo y'uyu munsi. Urakoze data wera, turagushimiye muremye wacu, tugushimiye ko utugiriye neza, waduhaye amahirwe yo kwiga ijambo ryawe kandi ukomeje kubiturarikira. Mubyeyi, muri uyu mwanya tugiye kwiga, ndakwinjize kugira ngo ijambo ryawe rikore ku mitima yacu, ari twe turi muri studio, ari n'abazakurikirana ibi byigisho. Dusenze twinginga kugira ngo umwuka wera abituyoboremo kandi azakomeze gukora ku mitima y'abazumva ibi byigisho. Ubyiyoborere ubuntu natwe mu izina rya Yesu, amen. Murakoze. Ejo twizinginga tubwira ngo isi nshya twaba mu byiza bizaba mu isi nshya, burya abantu bazashira mu rugo n'agahinda, burya abantu bazidagadura, burya abantu batazabyara abana bo kubona amakuba, burya abantu batazagenda bikanga inyamaswa, uburyo n'inyamaswa zizaba ziri muri iyo si zitazikangana, ntizizahigana, kuko ntabwo zizaba zikeneye kuryana. Ibyiza byo mu isi nshya ejo twarabibonye, uburyo ari nawe yabyeretswe, ndetse n'uburyo Yesaya yabihaneyeho ibyiza byo muri iyo si nshya. Uyu munsi rero tugiye kwiga ingingo itubwira ngo irarika n'umugisha. Irarika n'umugisha, reka dusabe Rusi ayidukomereze ikaribu. Murakoze cyane bene data kuduha akanya ko kwiga ingingo. Tugiye kwiga ingingo ya gatanu itubwira ngo irarika n'umugisha. Rero ndabararikira kugira ngo uyu mugisha muwakire bene data, kandi tuzanawakire mu by'ukuri. Irarika rero rirarutwarikira ikintu cyiza cy'umugisha. Ni ayahe magambo Yesu yakoresheje kugira ngo atere umwete abasomyi b'ubuhanuzi bw'ibyahishuwe 22 umurongo wa 7 na 12 igeza 14. Akatwumva icyo hatubwira. Ndasha 22 umurongo wa 7 haragira hati: kandi dore ndaza vuba, hahirwa uyitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Umurongo wa 12 yego kugeza 12 harakomeza hagira ati: dore ndaza vuba azanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo, binjire muri rwa rurembo. Urakoze cyane. Uwiteka ubwe yahishuriye umugaragu we ubwiru buri muri iki gitabo, kandi yifuza ko ubwo bwiru buzasobanukira ababwiga bose. Irirarika nabyo n'umugisha. Kwiga ibyanditswe byera ni byiza. Hari benshi bavuga ngo mbese ko abantu barondora mu byanditswe ngo byabamarira iki? Mu kuri ibyanditswe byera bifite umumaro. Iyo byiza neza ushorowe n'umwuka w'Imana, ijambo ry'Imana n'inkota rihinguranya umutima, bikawereka icyo gukora. Yesu ngo yaravuze ngo, yabwiye abayuda ngo murondora mu byanditswe ngo mwibwira ko ari mu biri mu bugingo, nyamara ari byo bipamye. Noneho rero kubera icyaha cyadukoroneje, iryo jambo turyumva nabi. Yesu yabwiye ngo murondora mu byanditswe mwibwira ko ari byo biri mu bugingo, nyamara ngo bipamye. Bivuze ko batamenya rero n'ibimuhamya batabisoma. Ntabwo Yesu yabagayaga kurondora mu byanditswe ngo tujye tubyitwaza, ahubwo yabashakaga kubakebura babwira ko ibyo byanditswe bihamya Yesu. Urakoze cyane. Bivuze bitewe nuko waruvuze kuri iryo jambo, kandi n'ingezi dukwiriye kubivamo. Kurondora mu byanditswe ntabwo ari bibi, ahubwo ikibazo ni ukubirondora twibwira ko ari byo biri mu bugingo, nyamara kandi bihamya Yesu. Nibyo, urakoze cyane. Komeza rwose. Ni gute Kristo aturarikira kubona ubugingo buhoraho n'amahoro binyuze muri we? Ibyahishuwe 22 umurongo wa 17. Ibyahishuwe 21 umurongo wa 17, reka twumve icyo hatubwira. Ibyahishuwe 21 umurongo wa 22 umurongo wa 17. 22 umurongo wa 17. 22 umurongo wa 17 haragira hati: umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagariye ati ngwino,
kandi ufite inyota naze, ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. urakoze cyane. Ni ukuri urumva ni umugisha ukomeye. Amagambo ya Yesu abwirwa abafite inyota aracyumvikana n'uyu munsi, kandi turayabwirwa n'imbaraga nyinshi. Gusubya abayumvise bari mu rusengero rw'Imana kuri wa munsi wa nyuma w'ibirori. Isoko irafunguwe ku bashaka bose. Abarushye n'abananiwe bemerewe kunywa ku mazi y'isoko y'ubugingo. Yesu aracyahamagara ati, kandi ufite inyota naze, ushaka ajyane amazi y'ubugingo ku buntu. Aha rero bene data, biragaragara yuko amazi y'ubugingo ni ubuntu, ariko kenshi usanga twanga kuyanywa. Sinzi impamvu twanga iby'ubuntu, ariko nanone iyo urebye usanga ni iby'ubuntu. Tuvuga ko ari iby'ubuntu, ariko hari uruhare rw'umuntu ruba rukenewe, ariko nyamara turanga kuyanywa. Ariko rero noneho irarika rero riri hano, ririmo umugisha. Turararikirwa kunywa kuri ayo mazi. Abarushye n'abananiwe n'abaremerewe, muze tunywe kuri ayo mazi kugira ngo turuhuke. Rero nawe gerageza wumve neza irarika ry'umugisha ni ikihe kintu kigushimishijemo, wabwira n'abatwumva kugira ngo bumve uyu mugisha. Urakoze cyane. Irarika ry'umugisha maze kubidusomera. Yesu ngo ari mu rusengero yarahagurutse atangira kwigisha, ariko ngo ababwira iby'isoko y'amazi y'ubugingo. Muri make ni Yesu bivugaga, ariko hano ijambo riratubwiye ngo twebwe turabikeneye gusumbya abo ngabo. No kuvuga ngo dukeneye kubitega amatwi muri iki gihe kuruta ab'icyo gihe. Kuba ab'icyo gihe bari bafite igihe, bari bagifite n'igihe, ariko twebwe dufite igihe gitoya. Dufite igihe gitoya, niyo mpamvu turikeneye kuruta abandi bantu bose. Rero muri ibi bihe biheruka turararika abo tubana kuri iyi cano kwitabira irarika ry'umugisha. Ni irarika ririmo umugisha. Rero uyu mugisha ni ukuvuga ngo buriya hari umuntu yakurarika, tuzaze ntahera ubukwe, uzaze unzire mu birori, uzaze gutya na gutya, uragenda nyine ugataha ibirori warangiza ugataha. Ariko kugira ngo umuntu akurarike narangiza agende akubwira ati ntuzongera no gusubirayo, nkubakiye inzibere hano kandi ni nziza iruta wovu, biba atari byiza se? Uyu mugisha rero Yesu ari kuturarika kugira ngo tuve muri iri yarara, muri iyi mvururu y'isi y'ibyaha twasomye ejo, maze atujyane mu isi ye. Niyo mpamvu tubifuriza kumeza kwitabira irarika, ngo Imana ibibakomereza no mu izina rya Yesu. Amen.